basi ngo bimeze biti aka nakabazaniye bakise ngwiki n'Indabaga series Kivu Bey nibasaniye musobanuzi ni jewe nikije perfect day go nyiri bicu nyiri mikororombya ayiye hatogoze nikimenye hana birinduye haniyubitse Ndabaga series season 1 episode 1 niko dutangiye. Okay, yagishize ari kinini bihindutse mu myaka yo hambere hafi ku migabane yose igize isi. Iyo havugaga igitsina gore humvugaga umunyantege nke udakwiye ijambo ndetse udashoboye. No mu Rwanda byabayeho ari naho havuye iki gitekerezo cyo gukina iyi filime igaruka ku mwari wahinyuje abafataga abari n'abategarugori n'abadashoboye. Ndabaga yabayeho ahasaga mu 1700. Uyu mukobwa yabayeho ahingayinga mu mwaka w'1700. Urumva imyaka twe tuba twabasaniye mu Bwishaza ahahoze ari ku Kibuye ntara y'Uburengerazuba ni mu Rwanda. Hifashishijwe ibirari by'insigamigani. Okay, igitabo cya mbere icapiro rya gatatu icapiro ry'ingoro y'umurage w'u Rwanda. Turagatangiye mambo vipi ngo bimeze bite? Dusingizimana Deogratias ni we director akaba ari nawe wakanditse uwagakameye bamwita Inosa anyuma editor no bita main repro ngo bimeze bite mambo vipi bita tugatangira twihuta nagutinda ombe nanga sasa rero aba bana teguye umbaga Nyagasani Obinanga Amasha umwami Kibamba yiturije Magagari ari kunyinyira akazi kiyitonze akuwo mwaka umwama ariko uyu mwana ndabona akora akazi kose na waki niki urebe saza bakuze baraho ngaho imbere y'umwami. Okay, ndagira ngo cyacu masa mu kijyane mu kizike mu gikomeze ni mu kihishe mu gikomeze kinyeganyeza. Ikindi kandi no kugira ngo n'ingabo zose ziri ku rugamba zitaza kuza guhungabana. Mubice kandi mu gicanire kugira ngo iki kitikomisaza ombaja byumvise Nyagasani agenda rero. Okay, n'umwami Nyagasani ati mwami itegeko ryawe ikifuzo cyawe ni itegeko kuri twebwe. Aya basi ngo bimeze bite rero mambo vipi? Hanyuma umugabekazi ari kumwe n'umwami. Aya basi umugabekazi yabaga ari nyina w'umwami. Nginze ukomeze wicara ku intebe ntiwinyeganyeze. Urabizi nawe uramutse wenyeganyeje ukuntu byagenda ku rugamba ingabo zacu byaba bibi cyane. Umara mwana wanjye ntacyo nakora cyatuma ubwami bwacu buhungabana kandi icyo nifuriza ubwami bwacu ari insinzi. Aya basi koze mawe no kurama imyaka y'ibihumbi n'ibihumbagiza. Nyagasani. Okay, ibyo wakoze byari byo ariko dusanze umwami mu mfundu waba ari umutego yaduteze. Ati umwami w'umufunda aba ari umutego yaduteze gutese. Nyagasani ndahamya neza nashidikanya ko umwami w'urufundu ko yamenye ko twamenye ibyo yakoreye intasi zacu. Aturiye mwami twarabibonye ubwo intasi zagendaga zikicwa. Ati ashobora kuba yabimenye azi yuko tuzi neza yuko ibyo yakoreye intasi zacu atari byiza. Aya basi biva n'iki yabibwirwa n'iki? Ndabihamya neza ko yakofite amakuru ahagije niyo mpamvu mbihamye. Urabizi ko hari intasi yacu yacitse. Twarabibonye intasi yaje igwirirana muzo bari bafashe. Iyo rero niyo yaje duhereza amakuru kandi nabo ababo basubiyeyo nibo batanze amakuru yuko hari intasi bari bafashe mu zacu yabacitse. Niyo mpamvu mpamya neza nashidikanya yuko abizi neza ko tubizi. None se muragira ngo zacu tuzigarure? Dusubire inyuma ibyo byaraziraga mu Rwanda. Nyagasani ahubwo no gusubirayo bwangu tukamenyesha ingabo zikarya ziri imenge zitaza kugwa mu gaco k'abanzi zose zikaza gushira ku icumu. Ingabo zacu zisize gusinzira zihone zikanuye zireba. Aya basi ikibazo aba barabajyana mu bumwami kwako mu bufundo akiriyo intasi zacu. Dore muze hako ne muze akabanzi zose zikaza gushira ku icumu. Dore muze nta kibazo kwako mu bufundo akiriyo intasi zacu.
murakoze nyagasani. Ati murakoze. Sasa barakwereka ingabo zikomeje mu bufundu. Mambo vipi? Hapo vipi? Ngo bimeze bite? Tugaruka hakuno. Narababwiye umwaka nta bintu byinshi ngo kwengo nkwe. Aka nakabazaniye. Bakise Ndabaga series. Give Benny basaniye. Kore subscribe. Urahita ubona n'izindi episode zacu. Mambo vipi? Ngo bimeze bite rero? Twe n'ugukora twirukanga. Tujya mbere nabyo gusinzira. Kene kwamamaza kuri filime zacu ni 078 7 5 2 4 ubundi hagashya agatogoto barakwereka ingabo zari zifatiyeho zerekeye mu bufundo. Mambo vipi? Komeza biterera do abakarasa barimo hafaunga iziterime dukoresha umusore bita Deo Garatias niwe waziduhaye ngo ashe atogoti. Mambo vipi? Komeza biterera Bose murabizi ikintu tugaruke hakuno. Haya basi hakuno ingabo ziri hakuno dore na Papa Ndabaga uwo bitaga Nyamutezi nawe yararimo. Haya basi kugana urugamba. Umucengeri niyagera hano. Wombe kugana urugamba. Umucengeri niyagera hano. yegere hano avayo Cengeri. Mambo vipi? Ngo bimeze biti? Wowe ni wowe urabizi neza cyane ko imana zacu zerekanye ko amaraso yawe ari agomba gutabara ubwami bwacu. Amaraso yawe niyo agomba gutabara ubwami bwacu. Abaga barategura obe Ibyo ngira ngo urabizi. bizi neza cyane. Dore ingabo Ni wowe rero mu rugamba ugiye ugomba kubanza mu gihe tuzaba duhuye n'abanzi mbona nkubone. Niwe ugomba kubanza kugaba igitero. Ati niwe ugomba kubanza kugaba igitero. ntacyo nakorera ubwami bwanjye, amaraso ndemera kuyatanga. Amaraso yanjye nzayatanga. Haya basi Bose uri umugabo w'intwari. umve. Mambo vipi? Ngo bimeze biti? Ku bavuzi b'amacumu mugomba gukurikirana urugamba rwose uko rwakabaye. Ati umuvuzi w'amacumu ngo yabaga ari mu ngabo agomba gukurikirana uburyo urugamba rwagenze akabibwira umwami. Haya basi byose uko urugamba rwagenze bakarurangiye. umuvuzi w'amacumu ukabisobanura byose uko byagenze. Namwe abatware ubu mugiye kugenda, ntabwo turi bwohereza ingabo zose. Hari izo mujyana nazo, hari n'izisigaye. umve urugamba ruzaba rugenda rukomera. Uri bubone mu batware akabona ingabo zacu zigupfa umufururizo, ubwo nta kindi yakora ni ugufata imwe mu ngabo zinyaruka cyane ikaza ikampa amakuru uko ku rugamba bimeze. Ati bafata ingabo inyeruka cyane izima amakuru uburyo urugamba rumeze, tukohereza izindi ngabo bibaye ngombwa twohereza izindi ngabo. Murabyumva? Turabyumva. igera hano imbere umve miyane gatoya. Haya basi tukohereza izindi ngabo. Murabyumva? turabyumva. Ruva kwayo igera hano imbere. Ruva kwaya egera hano imbere wirukanka kandi avuyo ni ruva kwaya. Dore ruva kwaya vayo. Haya basi uko urugamba rwose rugenda urabizi ko ushinzwe amakuru. umve ugomba kuzajya unyarukira ubwami ugatanga amakuru yose uko ameze y'urugamba. Urabyumva? barebyemo wirukanka cyane, mbese wirukanka nk'ingeragere. muri kugenda tukagira ngo urukerera mugeze. Ati tugende mu rukerera turaba tugezeyo. Mambo vipi? Ngo bimeze bite? Akaba kisengwiki ni Kivu Bey bazaniye. Hanyuma hasa barakwereka ati Nyamutezi ari kubyara. Mukanya Mutezi ari kubyara mama wa Ndabaga. Haya basi mambo vipi? Ngo bimeze bite? Mukuru ari hakuno arimo kubyara. Ihangane mama shenge. Ihangane biragoye. Kure mubyara murabizi. Imbaraga. Kure mubyara murabizi. Sunika cyane. Sorry nakamugero neza cyane muri Ndabaga series. Angana usunike. Adi sunika. Birababa
ndakubaza ariko ihangane. ati sunika. Aya basi Ihangane usunike. ati sunika, gira vuba, Shyiramo umwete. shyiramo imbaraga. Umugore isi akaziranenge kageze ku isi. Mambo vipi, ngo bimeze bite? Uyu yari nyina wa Ndabaga. Gora ariruhutsa, ariruhutsa. Ubyaye umukobwa mwiza ushimishije. Atubyaye iki? Ati mbyaye iki? Atubyaye umukobwa mwiza ushimishije. Bivuze ngo Ndabaga yari umukobwa turabizi. Bukeye bwaho aya basi ngo bimeze bite rero? Ingabo zagiye ziteye ubufundu. Bimeze bite? Mambo vipi? Barakwereka. Do zigeze ahangaha bavuye urebe. Nyaga dore ingabo, dore ingabo zigeze ahangaha. Tebere arabavuye murajya hiye, murajya hehe? Nabi bufundu. Mambo vipi? Ngo bimeze bite? umwanzi yamenye twageze hano. Ati umwanzi azi ko twageze ahangaha kare. Ni ukurwana nta kindi hashya atogote. Icengeri ngaho nitange. Ati ngaho rero wa wundi wavuze ngo yatangira amaraso igihugu niyitange. Gutanga amaraso yanjye nyatangira ubwami bwanjye. Yemeye gutanga amaraso yanjye nyatangira ubwami bwanjye. Ngahita kugenda. Aho tugenda. Erekera, erekera. Umusore arerekera, agiye gupfira igihugu. Avayo. Uyu yagombaga gupfa bwa mbere na mbere kugira ngo intsinzi iboneke mu gihugu. Aya basi avayo. Ebere abagabo bipfuye. Avayo, arerekera hakuno hari abateguye kumwica. Avayo. Urebe, urebe ageza wa mugabo arambika umwambi hasi. Ndebere arambika umwambi hasi. Ndebere umugabo azaheruka kandi agomba kurwana. Yageza arambika umwambi hasi. Reka sinipfiriye simivuyemo. Ayinjugwasa nece yinja. Amagabo arabagambanira, arabajabuka. Reka da ntago nakemera gupfa apfira ubusa. Umugabekazi barakwereka yahise abimenya. Ikibaye sinzi ikibaye cyari cyo cyose si cyiza. Gabekazi ahamagara umwamaze hano umuhungu wanjye kaniriza. Murabona ko cya kigwari cyatugambaniye. Kome cya kigwari cyabagambaniye cyabajabutse. Numuri umwamaze hano. Ngami naze. Aya basi Murabona ko cya kigwari cyatugambaniye. Murabona ko cya kigwari cyatugambaniye. Abagabo n'abasore dutuza. Ukigira wese ahita akacica. Ugera kuri kiriya kigwara ahita afunira mu mafi. Ndahita mukata umutwe. Ndahita mukata umutwe jewe. Ndamuca amaguru baramugabana. Ijosi narikura. Ihimba cye mu ntoki. Igihumba kina kizana mu ntoki. Yabagambaniye. Wari wavuze ngo azabitangira. Ko kanya wavuyeyo. Nyagasani, kwibarutse aragukeneye cyane. Kwibarutse aragukeneye cyane. Aya basi abasaza bazi kuvuga. Akuno ahahiye, atogose, ahabirinde. Bavayo. Baratakana mambo vipi? Ihangane gato. Aya basi ngo bimeze bite rero? Okay. Debere abagabo baratakana. Numva ibyo mumbwira. Ndaje kurango numva ibyo mumbwira mama. Amakuru arava mu bufundu. Ati se namakuru arava mu bufundu. Mawe nayo reka turindire turebe ko haruza kutubwira uko bimeze. Muri nge ndumva icyabaye ku ngabo zacu kitari cyiza. Ati ndumva icyabaye ku ngabo zacu gishoboka ko atari cyiza. Ni mukecuru. Mawe kintu tu mu gitereko ingabo zanjye ndazizeye. Ingabo zanjye ndazizeye mama. Ni umwami yarizeye ingabo ze. Nyamara wamaze kubagambanira kare. Aya basi mambo vipi? Bimeze bite rero? Ati ingabo zanjye ndazizeye. Shyira umutima mu gitereko. Mambo vipi? Apo vipi? Ngo bimeze bite rero? Ngo bimeze bite bantu banje? Ni Nick de Pave de Higo. Nyiri bicu, nyiri mikururumbya. Ko rwego magaze. Niyo njyana ngendamo, niyo beat ndirimbamo. Wazumbwira ikiza. Aka nakabazani. Mumenye neza ko agafilime kahuye. Hakuna abagabo bari kurwana. Baraterana amacumu Nyagasani. Udebere. Abagabo bambaranye urugamba rwaye kubita icumu. Nta bintu byinshi. Bareba
umugambanyi nciyeho urebe agarara umwana kwica ndakuvunira ibyawe Teta wicho wa kigwari kwica wa kigwari mbabarire we wimwica Tumushyirwa amazana wambere ukamwami wimwica turamushyira umwami aya basi mwamara mukanira umukwiye mambo vipi ngomeza biterera bakise ndabaga series bagukanyagira kagabo n'akagambanyi abagambanyi barira neza obe ayiye koko aboneka mumbabarire bari mu kibwami urabivugira ibwami byo ngibyo ibyo kukubabarira hano hari umungure w'umungu w'amasunzu hakurya umungu w'amasunzu bari mu kibwami urabivugira ubwami do nyagasani mambo vipi hapo vipi ko bimeze biterera iyi ni Bava Entertainment basaniye hanyuma Nick the Prophet de Igo nyiribicu barakwereka urugamba byo abantu barapfa ari aba bakomeretse ariko abangaba bo bana bishe aya basi kubigira ngo urwego bahagaze aho nabagaturukaga na papa we Nyamutezi bwari ubwami buhambaye cyane ntago bwatsindwaga aya basi papa yari agiye gutabara igihugu cyari cyatewe kigiye guterwa n'umwami w'ubufundo ngo bimeze bite ariko aba bagabo ntago bikoragaho ntago bari boroshye ndebere mambo vipi ngo bimeze bite rero Ego nyirebeco nyiri mikororobya hagashya ahubwo hagatoguta barakwereka ingabo zarwanye byo bano bagabo bahanganye n'utugabo aya basi ariko amaherezo baratsinda nkuko bari barifuza imbere y'umwami bavuga ati ngewe nzica abanaba undi ati nzica abanaba barabikoze koko mambo vipi ngo bimeze bite mbibutsa mukore subscribe kuri Kivu Bay TV murakabonayo kose murakabonayo kose oyu yapfuye neza ndabona yarangiye oyu si we bimeze bite yarangiye aranyeganyeza umusore bene wacu rwose turuzuye nta n'umwe wapfuye ndabona twebwe twuzuye nta n'umwe yapfuye ndabona ari kuramo babiri bonyine icyo kigwari mu kijyana icyo kigwari mu kijyana maze umugabo w'igitero neza kumenya icyo gikoresha umugabo w'igitero niwe uza kumenya tumukorera iki aya basi kigwari kiri ku kandonyi cyaziritswe neza hari uwaje no kwikorera wowe urebe hari uwaje umukaritasi nta mpamvu yo kugira ngo agende neza ndamwikorera wa kigoryi ahita akorera imbeba izamukira urebe abasore ni abasore shawo byanyabyo ntabwo bari kujyana ku rugamba uri nka nyama yarwo nkadewo muri Ndabagasiri ntabwo byari kushoboka cyangwa se mababa wapi bajyanaga abasore mambo vipi ngo bimeze bite okay barerekereka imbere wa kigwari we abe bajyanye mugenzi wabo mwihangane ati babiri bo byari byarangiye ihangane gatoya ntago bahetse ikigwari ku mugongo wabo kigwari bakijya imbere kigoryi bagenda bagenzi babo bapfiriye mu rugamba wa kigoryi we komeza gifite ikiburi cya kigoryi urebe kiranga kugenda imbere wa kigoryi we ayiye koko abasore turakuvuna umwami bagenda ukamenya ngo bageze hehe ibwami ntabwo upfa kwinjira hari abaje babasanganira urugamba rwagenze gute ku rugamba byagenze bita uwaje umucengeri yatugambaniye dore mu kigo wowe ntubyuka iki kigwari cyatugambaniye kugambanira abandi uragambanira abandi mu kinga Karitasi n'ikindi abanzi twasanze mu nzira bose twabishe nyakubahwa abanzi twabifunnye ikindi noneho gikurikira inkomere zose ni muzizamure tuzijyane nkomere muzizamure tuzijyane ibwami abasigaye ese mukomeze
nuko urwana mpaka mugeze ibufungu nuko urwana mpaka tumuzaniye naguhagarara tumushyikirize umwami waho mumufate mumuzane tumuhe umwami wacu. murabyumva intumwa iriyizi inyaruke vuba inyarukire ibwami. intumwa iriyizi wirukanka nk'ingeragere agendaho umwami amakuru kandi isobanure ko umugambanyi wamucengeye yatugambaniye na ariko nawe turamufite. Okay, haya basi ngo bimeze bite mambo vipi? Kivu Bey yava aho ngaho intumwa irirukanka igiye ibwami gutanga amakuru ku mwami Kibamba. Haya basi niko nayo amakuru uvanye mu fundamizi ati nyagasani habaye kugambanirwa n'umucengeri imana zari zatoranyije. ati uw'imana zari zatoranyije yatugambaniye nyakubahwa. yagenze gute? nyagasani basanga umufundi wabo biteguye ubwo urugamba rwari rugiye gutangira babwiye umucengeri ngo yitange aho kubikora ahita twabibonye uwakuga icyo kigwari kiri gufatanya n'umwanya wacu kuturwanya. yego nyagasani ariko natwe twahise tumufata. none se icyo kigwari mwakishe? mwami icyo kigwari mwakishe cyangwa mwakibabariye iyo mbwa murayizanira iruhande ngo bigende bite? wacu kuturwanya mwami yego nyagasani ariko natwe twahise tumufata. none se icyo kigwari mwakishe? mbwa mwayishe yego oya nyagasani oya twakiretse ngo tuzakize nawe kiziba ibwami mu gikaniro nyagasani mwe muzamukanira urumukwiye. Haya basi nibyo mwagize neza muzakinzanire kugira ngo ntange isomo ku muntu uwo ari we wese. ube mambo vipi ngo bimeze bite rero? ahubwo usubira wihuse ubwire umugabo w'igitero aduhereza icyo kigwari byihuse. kigwari mukinzanire n'iki niharaje nk'umwami. yego nyagasani yego icyo kigwari mukizana intumwa isubirayo. Haya basi mambo vipi umwami aba ari aho ngaho yituriye tugaruka hakuno uyafayo. umwami arategetse ngo iki kigwari mukihutane vuba. icyo kigwari mukinzanire. wowe nawe ufate iki kigwari ukizamure mukijyane ibwami. iki kigwari mukijyane ibwami. nawe ufate izi nkomere zose tuzijyane kugeza izi nkomere nazo muzijyane zijye kuvurwa ibwami. mambo vipi ngo bimeze bite? mbibutsa iyi ni Kivu Bey bazaniye hakuno amakondera twatewe. Okay bavayo basakuza. Haya basi kumbe barakwerekana abakobwa bari hano bihishe. abakobwa bihishe biturije babasohorayo nabi. nyagasani babasohorayo nabi. umwami yavuze ngo nimurwane mugere ibufundu n'umwami wabo mumuzane. Haya basi hano umugabo w'ingabo amwitega ngo ni umugabo w'igitero. Haya basi ati murwane mugere ibufundu mu mwami wabo mumuzane. barakwereka bageze hakuno nyamuteza arimo hakuno bagukurira abakobwa nyagasani. umwami gari nayenje umwamalia arahari kusana abantu turatwara urimuka abantu tubajyane. ururimi rwumvamo gatoya muzane abantu tubajyane. Haya basi ni igishi n'amashi. niyo filime y'umwaka iryoshye. bereka bagufatiye abakobwa aho bari bagiye basanze nta muntu wari ubwo basanga abakobwa aribo bari bonyine. ariko ni gute tuje hano tugasanga hagakoma hano? se wenda bagati ni gute tujanga tugasanga nta muntu ukoma? aho si umutego baduteze hano. uyu si umutego. mufate bano aba bantu bashorere turakora turi kumvikana. mufate bano bose mubashorere bajyana tubatware. papa wa Ndabagaya nahumuraga byo nyamutezi wasanga ari umutego baduteze
baze kubona ukuntu batwica, baze kubona uburyo batwisa bakadutega abakobwa, bakabona uburyo batwica, baraberekeza Nyagasani. Mambo vipi? Ngo bimeze bite? Perfect entertainment hafi aho ngaho. Hanyuma Kivu Bay bagufatiye abakobwa baraberekeza, hari aho bageze bagiye gutera basanga nta muntu uhari, ahubwo hari abakobwa duhita tureba. Episode ikurikira nagutinda Nick the Perfect Day yego nyiribicu nyirimikororobya nirwo rwego magaze. Okay, tureba episode ikurikira nagutinda. Aya basi